Shalom, ndabasuhuje mwese aho muri hatandukanye mu izina rya Yesu Kristo. Njye basuhuza nitwa Nkundamahoro Salomo, mwene so muri Kristo Yesu. Uyu ni umwanya w'ijambo ry'Imana, amahirwe adasanzwe Imana ibiduhaye ngo twumve icyo ivugana n'imitima yacu. Ndagusaba gutega amatwi witonze kugira ngo haba ari njyewe uvuga nawe wumva, twese twigishwe n'Imana binyuze mu ijambo ryayo. Reka dusenge. Urakoze Mana kubw'uyu mwanya uduhaye ngo twumve ijambo ryawe. Ni rizima kandi ryo ubwaryo ni ukuri, ribasha gukiza birenze uko tubitekereza, ribasha kudukosora rikadushyira mu nzira ikwiye. Udufashe kandi ibyo mvuga ni bike, ariko Mwuka Wera abyungure, abigire byinshi mu mitima y'ababyumva, mu izina rya Yesu, amen. Yesu ashimwe bavandimwe, mbahaye ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Tugiye kwiga ku ijambo rivuga ngo Imana y'ukuri. Turaza kurebera mu ijambo ryayo, turebe aho ubwayo igenda yihamya ko ari Imana y'ukuri, kandi ibyo ivuga nabyo ari iby'ukuri. Imana yo kwizerwa, Imana idahemuka, Imana isohoza ijambo yavuze, Imana itagira ikinyoma na kimwe mu byo ivuga, dore ko ijambo ryayo ubwaryo ryitwa ukuri, nk'uko Yesu yabivuze avuga ngo ubereshe ukuri, kandi ukuri ni ijambo ryawe. Mbahaye ikaze. Reka dutangire dusoma ijambo ry'Imana. Ndakoresha Bibiliya ijambo ry'Imana mu Byahishuwe igice cya 3 umurongo wa 14. Haravuga ngo, andikira umumarayika ushinzwe itorero ry'Imana ry'i Laodiseya uti, uwitwa Amina cyangwa Amen, umuhamya w'indahemuka kandi w'umunyakuri, ari nawe shingiro ry'ibyo Imana yaremye byose. Hanyuma ahangaha tubonye umwami wacu Yesu igihe yari arimo avugana na Yohana ku kirwa cy'i Patimo, we yamuhamirije ko we yitwa Amina cyangwa Amen. Ubwo ngubwo ahandi mu Cyongereza bavuga ko ari God of Amen cyangwa God of Truth. Hanyuma iyo tubonye ko ari Imana y'ukuri, naha Yesu ubwe akabyihamiriza, bishatse kuvuga iki bavandimwe? Bishatse kuvuga ko mu byo ivuga byose, mu byo ikora byose, biba biganjemo ukuri, nta kinyoma na gike ushobora kubonamo. Ubwayo irabyihamiriza ivuga ko ari Imana y'ukuri, Imana itabeshya, Imana idahemuka. Ahangaha niyo turimo kuvuga abavandimwe, niyo kwizerwa mu masezerano yayo, niyo kwizerwa mu ijambo ryayo, niyo kwizerwa muri byose, ntago ari muri bikeya. Ni Imana itabasha kubeshya abibwira. Reka twongere dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Tito igice cya 1 umurongo wa 2. Haravuga ngo, kugira ngo biringire kuzabona ubugingo buhoraho, Imana itabeshya yasezeranye kuva kera kose. Hanyuma aha hose tugenda tubona ubwizerwe bwayo, tugenda tubona ibyo yagiye ivuga, kandi natwe abantu yaronse mu bise by'amaraso y'umwana wayo, ndavuga twebwe abamajije kwizera, dukwiriye kwigirira icyizere. Yesu ubwe yaravuze ngo intama zanjye ziranzi, nanjye ndazizi, ngo kandi niyo mvuze zumva ijwi ryanjye. Nitwe twumva ijwi rye, isi ntago ifite amatwi yo kumva icyo Yesu avuga. Nimvuga isi, wumve isi y'abatizera, wumve isi y'ibyaha, wumve abatari bizera Yesu, ntago bafite amatwi yumva ijwi rye. Hanyuma ni Imana itabasha kubeshya. Mbibutse ko hari amasezerano Imana itanga agaragara tuzi twese, nzakugirira ibi n'ibi, nzatuma wiga se, nzakugeza aha n'aha. Ibyo ngibyo Imana yabitanga. Nzaguha iki n'iki, Imana irabitanga rwose, nzakubakira n'ibindi nk'ibyo. Gusa mwibuke ko iryo sezerano ritaba rirangiriye aho ngo utegereze Imana ngo izabikora. Mu gihe ibikubwiye, nawe ugerageza kugira intambwe utera ukagira icyo ubikoraho.
ntabwo uba wiciriye inzira. Hari igihe abantu babitekereza kubwo n'Imana ikubwiye ikintu ugatera intambwe ukagira icyo ubikoraho ngubwo wiciriye inzira. Oya, ahubwo byaba ari inyigisho y'ubuyobe umuntu akubwiye ko ugiye kwicarira gusa. Ariko ndagira ngo mwumvishe irindi sezerano riruta ayandi. Twebwe nk'abizera ntabwo dukwiye gushikamiza umutima kuri izo nyigisho z'ibifatika gusa. Oya, ahubwo umutima wacu ijambo ry'Imana ritubwira ngo ugomba guhora ku biri hejuru. Nuko si by'isi tudakwiye kubyitaho, dukwiriye kubyitaho tukanabishaka ko ari byo bidutunga, ariko ntibifatane n'umutima wacu. Muribuka ko ijambo ry'Imana rivuga ngo turinde umutima wacu kuruta ikintu cyose kirindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Nibyo koko, tuwurinde iki? Ngo urukundo rw'iby'isi rukamura urukundo rw'Imana muri twe. Rya sezerano tugoye gushikamizaho umutima ni isezerano ry'ubugingo buhoraho. Twamaze kubuhabwa deja kubwo kwizera, ariko birakwiye gukomeza kubyizereramo no kubikomereramo no kudateshwa ku ruhande cyangwa ngo tugire ubundi butumwa twiyandurisha. Hanyuma Yohana ubwo yaranditse mu rwandiko rwe rwa mbere aravuga ngo ngiri isezerano yadusezeranije ni ubugingo buhoraho. Hanyuma niho umutima wacu ukwiriye guhora uwita cyane, niho umutima wacu ukwiriye guhora ushinze ushikamije. Tugomba gushikamiza umutima kuri iryo sezerano. Reka nongere nsome ijambo ry'Imana riri muri Zaburi ya 31:6. Haravuga ngo uhoraho Mana y'ukuri nishyize mu maboko yawe, kuko ni wowe uzancungura. Aha tubona ko tugenda tumenya icyizere tugirira Imana, tumenya ubwizerwe bwayo, tukayishyira mu maboko tutizigamye. Mbibutse ko Ricky Warren yaranditse aravuga ngo nta buzima bugira imbaraga n'ubudahangarwa nk'ubuzima bwashyizwe mu maboko y'Imana. Bugira imbaraga, bugira ubwishingizi, bugira ubudahangarwa n'ibindi byinshi, kuko Imana ubwayo iba ariyo muyobozi w'ubwo buzima. Dusome ijambo tugiye gusorezaho riri muri Yesaya igice cya 65:16. Ubwo ni Ezayi muri biri ijambo ry'Imana. Haravuga ngo bityo abasabira abandi umugisha mu gihugu bazawusaba mu izina ry'Imana y'ukuri, naho uzarahira muri iki gihugu azarahira Imana y'ukuri. Koko imibabaro ya kera izibagirana, nzayibagirwa rwose, sinzongera kuyibuka. Hanyuma aha hose hagenda haduhamiriza ko ari Imana y'ukuri, hagenda haduhamiriza ko ari Imana itabeshya. Gusa nituvuga ko Imana ari inyakuri cyangwa yo iganje ukuri, hari undi witwa se w'ibinyoma, ndavuga Satani, agerageza buri munsi gufata bya bindi Imana yatubwiye by'ukuri akavangamo ikinyoma gitoya, agahinduraho gatoya. Murabyuka uko yabigenje muri Edeni. Yarababwiye ngo erega ntago ari uko Imana yari bizi ko nimujya kuri iki giti muzapfa, ahubwo ngo irabizi ko muri uru rubuto hihishemo kuzasa nayo nimururya. Mbese nimujya kuri uru rubuto ngo muzahita musa n'Imana. Munyumvire namwe. Hanyuma natwe dukwiye komatana n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, tukarikunda tukarigira ubuzima, kugira ngo umwanzi ataza n'ibinyoma bituyobya, kuko niko kazi ke. Ni se w'ibinyoma, niko ijambo ry'Imana rimwita. Ubwo ni opposite, ubwo ni contraire y'Imana. Ariko twebwe dukurikira ukuri, bavandimwe. Murakoze cyane. Hanyuma rero tugiye gufatanya no mu isengesho, dusenge kugira ngo natwe ku kuri tuguhugukire, kugira ngo natwe ku kuri tugukurikire, kugira ngo natwe tuve mu binyoma by'isi igenda itwereka, ahubwo dukurikire ukuri ariko jambo ry'Imana, kandi tuyizere, tuyihange amaso ko ibyo yavuze byose bizabisohoza nta kabuza. Urakoze Mwami kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye njye n'abantu bawe. Ndanezerwa uko ijambo ryawe ryumvikaniye hagati muri twe, riba rifite impamvu kandi rizira gukiza, ntago rizira ubusa. Nta nubwo bishoboka ko wavugira ubusa, kuko ni wowe urimo kuvugira muri njyewe. Abantu bawe nabo bakumva icyo uvugira muri njye, ari njyewe ari nabo. Ndasenga ngo duhindurwe nabyo kandi bigira akamaro muri twebwe. Urakoze, uhimbazwe ibihe bidashira, uhabwe ikuzo ibihe n'ibihe, mu izina rya Yesu, amen.